The Ben arabafera akabafera akabareba akababwira ngo ni muri foromiyana ndi muri sikosa yajya Kampala abanyamakuru mu nkurikire abanyamakuru ibyo bintu murabyumva cyane aho muri murabyumva bagatangira kumwiyumvamo. Abanyarwanda nuko batangiye kwiyumva muri The Ben, ahita afata n'imitima yabo. Umuntu yumva ko ibintu ndimo ndavuga ntabwo ari byo, ntabwo iyi bayita opinion yanjye kuri platform yanjye. Kanyoko, fungura YouTube yawe, fungura ahantu kuri platform yawe, vugira y'ibyawe. Hano mvuga ibyo nshaka uko mbishaka, kuka Instagram kanje nifunguriye ku muzungu, ndaza nkavuga ibyo. Ni ukuvuga ko wowe uri muri comment ukumva ntabwo ushaka ibyo ndimo ndavuga, you're wasting your time. Okay. Tugiye kwa Muyango. Maniko kuboko niba ushaka ko tujya kwa Muyango, maniko kuboko mwewe kujya kwa, maniko kuboko niba ushaka ko tujya kwa Muyango, maniko kuboko niba ushaka ko tujya kwa Muyango, tugiye kwa Muyango. Ariko ibintu mvuye kuvuga biraza kugufasha ne tugera muri mu mwandiko wa Muyango. Maniko kuboko tugendere hamwe, maniko kuboko tugendere hamwe. Tugeze kwa Muyango, ubu ngiye kubabwira ibintu bya Muyango uko byifashe. So ikibazo cyabaye, impamvu Muyango ari hasi no hejuru, ibi bintu Muyango yari umuntu utwika cyane. Muyango ni umuntu ufite aba followers, niba ari n'aba followers benshi kuri bayita gute, kuri Snap. Yes, Muyango akurikirwa cyane kuri Snap, Instagram, platforms za Muyango zose ziri very big. Ariko aho ngeze ndimo ndatinya cyane ubu ngubu nka Freemax, nkuko naje nkubwira Freemax, nkuko basabe bagiye kare, ntabwo hagize umuntu waje agahita avuga akavuyo kati mu kajya. Ubu ndi mu kavuyo bukiri kare, nkavuge ku buryo abikosora bukiri kare. Bungiye kubivuga kugira ngo abafite icyo bashobora gukosora bagikosore bitaragira kuri Freemax ukuntu yazimye, cyangwa ibiboro bindi navuze ukuntu byagiye bizima. Ubu ndatangiye, ubu ndimo ndavuga. Muyango arakurikirwa cyane, ariko Muyango yabuze abantu b'abanyabwenge bashobora kumugira inama. Muyango yamaze igihe kinini, mu magambo numvishe arimo arumva ko ngo Keza Teriski arimo aramuteranya n'umugabo we Kimenyi. Mu makuru, mu live, ibintu barimo baravuga ati ni iki, ngo ni ibintu yari asanzwe azi, ngo Kimenyi abwira Teriski, ngo Teriski agatwara mu bantu. Amakuru amwe barimo baravuga ati Teriski yashakaga ko Kimenyi amuswera. Muhamagare Kimenyi aze hano. Ngiye nkunda kuvuga bambona, ngiye si nkunda kuvuga ngo kandi ngo umuntu ngo bamwohereze ibintu ngo nagiye mbashaka mvuge umbona boro byo kwihisha, ugasanga umuntu ntubabona aho bari. Hapa Kibamba niko hapa ndi muri kamera, that's how I do it. I come straight to your motherfucking face and I say whatever I want to say. Ngo nabona kiraho ntabwo tukubona ngo bibige, umuntu aravuga urumva mushakisha.
Dumba ndaza mba mfite na address abantu mushobora kunkura, mba mfite na telefone, ushobora no kumbona, ushobora no kuza ukankunda cyane ukambwira ati Dumba ndashaka kuza ahantu uri nguhe na bizu. And you come ukabana bizu cyangwa Dumba ndashaka kuza ahantu uri ngukubita ingumi. That's what a soldier does. Ntabwo tugira kubyihisha ngo tubivuga amakuru abantu barimo barama baravuga ati Keza Teriski yashakaga no kwa Kimenyi, yashakaga ko Kimenyi amuswera. Ni ayo nayo amakuru kireka Keza naza kabihindura. Keza aho uri wose uze kumpamagara, nagwamagaye kenshi narajya live, ni wafata telefoni ndavuga ati nacyo, ariko niyo makuru numvisha ati Keza yashakaga ko Kimenyi amukora iki, amuswera. Ati Keza so gusambura ye, ati Keza ntabwo ashaka habe na gatoya kurwo rugo rusubirana. Ndaje ngeraho natangiriye. Noneho iyo furaya yabaye muri buka ahantu bagiye bavuga ngo basohoye furaya sinza ahantu Amuyango yagombaga kugenda guhostinga, basohora flyer and then flyer yongera isohoka bwa kabiri iriho Keza Teriski. Ngo noneho Muyango arabamagara arababwira ngo Dumba uri kuvuga ibitari byo na proof. Ninde wazanye proof hano? Nanjye niyo mpamvu mvuga ati ngo nuko tubivugura jyawo nyenda bihamya ngo Keza ngo yasweye ngo Kimenyi. Nawe ndabyigiye nigeze mvuga ngo Keza yasweye Kimenyi. Uko niko dutanga inkuru zacu. Inkuru zacu ziba zinabaze zirimo n'ubwenge. Wowe none ngo Keza urimo uravuga ibitari byo. Nanjye ntabwo navuze ko ari byo. Mvuze barimo baravuga ngo yewe ngo baravuga ngo abampaye amakuru baravuga ngo Keza Teriski yashakaga guswera Kimenyi. Aho mbeshye iki? N'abanyarwanda mumbwire nabeshe. Wowe mwandike muri comment niba nabeshe, numve je nabeshe. Mwumve inkuru mukurikira inkuru n'ubwenge n'ububuke, kandi ubu ushobora kuvirewe ngo Dumba yaravuze ngo Keza Teriski ngo yasweye Kimenyi. Keza Teriski ntabwo yasweye Kimenyi. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ukuntu ndimo ndabivuga ntabwo nanjye mbihamya. Ndumva baravuga ngo amakuru angeraho ndumva barambwiye ngo nkashiraho ngo Keza Teriski yashakaga guswera Kimenyi. Badakunda ibintu byo gushiramo ubwenge. Kenshi najyaga mburuka abantu bafite ubwenge, ariko ino minsi nagiye gusanga muri block list yanjye murimo abantu benshi. Uzwo muri block list harimo abantu 5,000. Ni nk'aba followers bande 5,000 na burotse. They are so much. So narushe kubloka abantu. Murabizi ko I have blocked so many people, so I don't want to block anymore. Ariko naringeza aho ngaho. So rero ikosa ho rizira, ikosa rinini. Flyer isohoka ngo iriho Keza Teriski, ngo Muyango yarayibonye ahita hamagara akabari bazakorera. Ibi mushobora kuba mwabyumvishe. Arababwira ati njyewe Keza Teriski nibaza aha hantu ntabwo nzahaza kubera dufitanye amakimbirane. Murahitamo njyewe cyangwa murahitamo Keza abari waza. Ngo mu kabari baravuga ati ese Keza ninde n'iki naki ku buryo yatubuza Muyango. Bahita Keza bamukuraho. Keza bamukuyo ahangaha niyo ngigo hose niho rwugarire naho ngarukira. Niho ngiye no kugarukira ku bya mbere nagiye mvuga ibintu ngenda mbivanga. Iyo ukurikirana Dumba ugenda ukurikirana cyarimo. Kumwe mwarimu yicara hariya ukagenda ibintu bivanga ugakuramo isomo rimwe. Ahangaha ni rwugarire. Ngo rero
Muyango arangije guhamagara akababwira ati njyewe ntabwo nza kubera Keza dufite nyamvya kubera yari yararanye ngo Muyango yari yaranje kumva ko Keza Teddy ngo ashaka guswera Kimenyi. Niyo makuru numva. Niyo makuru angeraho. Muyango ahita aravuga ati umuntu ashaka guswera umugabo wanje X erega Muyango na Kimenyi hariya ntabwo byari bwarangiye. Erega Muyango na Kimenyi ntabwo mubazi. Muyango na Kimenyi ntabwo mubazi. Sinigeze mberekana ngere Muyango jewe ikanombe nabaga i Kigali nabaga nicaye hariya nabaga hano ba Muyango na Kimenyi babaga hariya iyo babaga bashaka kugenda guciringa umwana baramunsigiraga. Ni njyewe nzi ukuntu bakundana. Ituru ya mu gitondo bagenda kuyikora narabumvaga nkagenda nkavuga ati reka ngene ntore n'ubusurira. Ngiye sometimes nagenda nkasore mbwa umwana Muyangara ni hawe. Umwana Muyangara ni hawe. N'abantu nzi neza izi si inkuru zingeraho. Izi si inkuru zingeraho bro. Muyango na Kimenyi bibereye mu kantu k'akabureke bari muri bureke baswera bagina ntabwo baba barahabye imihanda ntabwo bashobora kurekana bro. Muyango yakunze Kimenyi imboro ye yaragiye hanze. Do you know what that means bro? Muyango yakunze Kimenyi urwoga mabondo yararanje twararanje kurureba twese turuguma nabone. I don't even think with these small things ngo rugiye kubatandukanya you guys. Oya ibyo gutora ubusurira ntabwo narabutoreye ntabwo mbabeshye kandi nimukazajye mumburanya ibintu nzi. Nimukazajye mumburanya ibintu nzi. Nkemaze kumva Kimenyi na Muyango bari waragitura bro. They are my people. Ask Kimenyi we fata Kimenyi umubwira ati ibyo Dumba arimo aravuga niba okay ndabizi hari umuntu usura kuba wegereye Kimenyi Samuel cyangwa Muyango ahantu hafi ntabwo bajya babura muba mufite amatelefoni Dumba murangurikirana baza Muyango niba uri hafi nawe mubwira ati Muyango kamiye ibintu Dumba arimo aravuga nibyo. Nakuwe Muyango ni hamucyongereza no mwiringara no muri Espanyol bamwita Muyango. Kandi umwana witwa Kimenyi icyo gihe ewana yafataga izamu bya danje nge iyo turu mperuka nyumva yanatorewe Kimenyi ewana yabaga yafashe ituru kabisa kagenda kamanuka kavuga that's my boy. Wera umuzamu w'Amavubi nkavuga uyu ni umuzamu w'Amavubi kweri. He muravuga murabaza iki muzamu w'ama nkavuga this is the goalkeeper kubita umwana twege akamugiza muri Espanyol giya akamugiza mu gifaransa nkavuga ati wewe Kimenyi weye. Nambwira Kimenyi so rero abakaritasi ikosa ryabayeho mumamagarije skwiza mumamagarije mumamagarije hari ibintu mba nashaka kuvuga je adahari mubwire je ahari wo hose mubwire je ngo mfite amafaranga ye mubwire je ngo mfite amafaranga ze yiruka. Ikosa ho ryabereye ni Muyango guhamagara kabari agahita ababwira ngo ya Keza mumukureho nawe nshaka murafata njyewe cyangwa murafata Keza wenyine. Iryo ni ikosa rinini cyane Muyango yakoze.